bakunzi ba Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze kubampera umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku bakozi b'Imana, ariko cyane cyane turareba ku bakozi bo mu itorero rya ADEPR bahagaritswe kubera kutuzuza ibisabwa. Reka tubanze dusenge Imana. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni mwene so muri Kristo Yesu, Hitimana Dismas. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko waduhaye agakiza, watanze Yesu Kristo akaza akaducungura, akaza agapfira ibyaha byacu, akaza akabambwa ku musaraba, twebwe twese tukabamburwa. Ndakwinginze ngo iki kiganiro ukibonekemo kandi ugihe ibitekerezo bizima, Mwami Imana yacu, bikwiriye ubwoko bwawe, bikwiriye itorero ryawe wahamagaye urivanye mu bise by'amaraso wamennye. Imana ikomeze kudushyigikira, Imana ikomeze kutuyobora, umwuka wera abane natwe, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Nshuti bene data rero, bakunzi ba Haleluya Amina TV, ndabashuhuje cyane kandi nkomeza kubasabira umugisha mwebwe mwese abatwereka ko mudukurikirana, cyane cyane muri iki cyumweru rwose mwarabibonye na mwakoze subscribe, kandi n'abatarayikora ndasabye kugira ngo mukomeze kudushyigikira muyikora, kugira ngo ivugabutumwa ryacu rikomeze kugera ku bantu benshi. Mbakomeye amashyi cyane rero rwose, muri abantu b'abagabo, muri abantu b'igiciro iyo mutweretse ko muturi inyuma. Nk'uko nari mbibabwiye rero ko tugiye kuganira ku bakozi b'Imana, ariko cyane cyane abakozi b'Imana bahagaritswe n'itorero kubera kutuzuza ibisabwa n'amategeko y'itorero cyangwa se n'izindi gahunda. Tutarinjira mu ibyo, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice byaho 6 n'umurongo wa 10. Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 10 havuga ngo iki? Haravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera. Reka iri jambo turisubiremo neza, n'ubundi musanzwe murizi, ariko reka twongere turisubiremo neza. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera. Amen. Nshuti bene data, abakozi b'Imana, Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirirwe imirimo mwakoze. Mwaravunitse rwose pe, mwaravunitse, mwagenze ibibaya, mwazamutse imisozi, mwaraburaye, mwasuye abarwayi, mwafashije abakene ahantu mu kazi gakomeye, mwakoze umurimo ukomeye rwose pe. Ariko Imana yabatekerejeho kugira ngo muzagire iherezo ryiza, ndetse mugire n'iherezo iry'umubiri ndetse n'iryo ubugingo byose bizabe byiza. Nubwo bigaragara ko itorero ADEPR ari ryo ryabahagaritse, ariko ngewe ntago ndi kubifata mu murongo, ahubwo ni Imana yakoreye mu itorero kugira ngo muhagarare. Si ibintu byoroshye kubyumva, ariko Imana yo izi impamvu yabyo. Irabizi ko mwakoze, kuko ntikiranirwa, kandi iyo mirimo mwakoze ntayizajya, ahubwo we komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Kandi ijambo ry'Imana rikubwira katubwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hahirwa. Ibyo byose mwagiye mubitwigisha nk'ababyeyi bacu, nk'abakozi b'Imana, nk'abantu mwatubwirije ubutumwa bwiza. Natwe uyu munsi ni umwanya wo kubafata mu mugongo, ni umwanya wo kubereka ko ibyo mwakoraga bitaguye hasi, tukabashyigikira, tukaba mu ruhande rwanyu, nubwo Imana ariyo nkuru iri mu ruhande rwacu twese. Mwaravunitse rero, mwahombye byinshi, ariko Pawulo nawe bivuga neza ngo ibyarindamu yanjye
nabibonye ko ari igihombo cyangwa se ko ari nk'amase kubwo gukurikira Kristo. Mwafunze amakorari, mwafunze ibyumba by'amasengesho, mwaravunitse rwose pe. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ariko namwe yabatekerejeho ndetse ibatekerezaho mutari mwasaza cyane, kugira ngo muzabashe kugira iherezo ryiza ry'umubiri. Abana banyu mugiraho mubasiga. Harimo abantu batari bafite amazu, harimo abantu batari bafite aho kuba kandi ari abakozi b'Imana. Urugero nk'abashumba b'amatorero ya paruwasi, bo barakodesherezwaga. Ubwo urumva se bari kuzakodesherezwa kugeza ryari? None ubu ngubu ugiye gushakisha, nigashaka kabe gato, nigashaka kabe icyumba kimwe na salo, ariko ugiye gushaka uburyo wakubaka uri iwawe, ugire iwawe, ugire aho uzasiga abana bawe, ugire aho abantu bazajya bagusura. Ubu ngubu inama nziza kuba ubundi ukiri umuyobozi ugifite itorero rushinzwe, kandi no munsi muracyakora, njya mbibona, muracyatanga igaburo ryera, muracyasezeranya abageni, muracyicara mu myanya yanyu, nta muntu wabakuyemo. Imana iracyabafite, muracyari abakozi b'Imana. Umuhanzi we yararirimbye aravuga ngo umurimo wa nyuma niwo uzahesha uwa mbere agaciro. Bene data, abakozi b'Imana, abapasitoro, bavugabutumwa, babwirizabutumwa bwiza, utekereze neza. Ibyo urimo uno munsi ni akayunguruzo, urimo gutegurwa kugira ngo ubwo imirimo yawe izaba imaze gushyika, ubundi Imana izaguhamagare ijye kuguha ingororano zawe. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mweretse ko mukunda izina ryayo, kuko mwakoreraga abera. Mwaradukoreye, biga twarabibonaga mubumba amatafari, mukata icyondo, tukaba tubakurikiye. Mwaravunitse pe, naho abantu batabibona, ariko Imana yo yarabibonye, izabumva. Yabatekerejeho rero. Ahubwo uno munsi wa none, gana banki, guriza amafaranga, iyegeranye na bagenzi bawe se, mukore itsinda, mwegeranye udufaranga duke. Ejo Imana izatuguheramo umugisha. Niba uri umufundi, ubundi utangire wubake, kuko burya ikintu kibi ni uko ari wowe ari kwandika kugira ngo ndasezeye, ngo kubera agashahara gake, ngo umurimo urananiye. Nicyo kibi, kuko ijambo ry'Imana ntiribyemera. Ntukagire ishyaka ryo gusezera ku murimo w'Imana. Ariko niba Imana yaragutekerejeho ikanyura mu bayobozi runaka, bakaguhagarika ngo ntiwujuje, ntufite amashuri, ngo ntiwujuje ibisabwa urabyujuje. Ibyo abantu bashaka ntabyo ufite, ntabyo wujuje. Ibyo abantu bashaka ntabyo wujuje. Ariko ibyo Imana ishaka urabyujuje. Agakiza uragafite, kwizera uragufite, urukundo urarufite, kwihangana urarufite, ibyishimo urabifite. Ibisabwa humura urabyujuje imbere y'Imana. Imbere y'abana b'abantu ntabwo ubyujuje, ariko imbere y'Iyaguhamagaye urabyujuje. Mwene data, mukozi w'Imana, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe, kandi Imana izakugira neza. Kandi Imana yarabibonye ko wakoreye abera. Ibuka ubukwe watahaga bw'umukristo ari ugufondafonda, ukaba wanabushyingira wabukora wenyine, ukaba waba umuririmbyi, ukaba umwigisha, ugakora imirimo yose yo mu rusengero uri umwe, ukorera abera, ukiyiriza ubusa. Ibyo Imana yarabibonye. Komera mwene data, Imana iguha umugisha. Nitutagwa isari tuzasarura. Iki ntabwo ari igihe cyo kugwa isari, ni igihe cyo gukomera, ni igihe cyo gusenga Imana, ni igihe cyo gukomeza gukora umurimo w'Imana, kuko ntabwo turava mu isi, turacyari mu rugendo. Imana rero ikomeze ibampere umugisha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, amen.